wowe umaze gukanda subscribe ndagushimiye, nawe utarayikanda ushobora kuyikanda kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, ujye mwibuka gukanda kuri all ibiganiro byacu update. Ufunguye telefone yawe, ufunguye mashini yawe, uhita ubona ibiganiro byacu. Tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ibiganiro bishobora kugufasha kubaka urugo rwawe neza, ibiganiro byo kukugira inama. Mujye mudukurikira, muduhe izo comment, mukande like, mukande share, musangize n'abashuti banyu baba batabashije kubona ibi biganiro kugira ngo nabo bunguke inama cyangwa se bamenye ibyo nawe ubwawe ubashije kumenya. Uyu munsi rero ingingo ya mukuru turaganira ku kuntu ushobora kurongora umukobwa munini cyangwa se umukobwa muto. Burya umukobwa munini kumurongora biba bitandukanye n'uko warongora umukobwa muto. Akenshi abasore b'ubu basigaye bumva ko babona ko bashobora kurongora abakobwa baringaniye cyangwa se batoya. Ntabwo abasore bakunda kurongora abakobwa banini kuko barabagora mu kubarongora, kubera ko biba bitandukanye no kurongora umukobwa mutoya. Ariko burya hari position ushobora kukubwira utaruzi ushobora gukoresha ukaryoherwa n'umukobwa munini, nawe birashoboka yuko mushobora kurongorana akakuryohera. Hari abatabizi ko abakobwa banini ushobora kubarongora bikamera nk'abakobwa batoya, ariko birashoboka. Ariko byose biterwa na position ushobora kuba wakoresheje. Ntabwo rero abantu bose baba bazi kurongora kimwe. Hari abafite imboro ntoya, abafite nini, ukibaza uti se uriya mukobwa munini ko mureba nshobora kumurongora gute? Niyo position namukoresha akaryoherwa kandi nanjye nkaryoherwa? Izo position nizo ngiye kubwira. Nakuzaniye position 3, uzikurikira uzumve neza n'uburyo ushobora kuzikoramo ukaryohereza umukobwa munini, kabone n'ubwo yaba afite ibibuno bya bindi bavuga ngo tetema, bya bindi agenda atetema nyine afite ibibuno binini. Ubu benshi muraje mwite mundeba ikijisho mwumva ari njyewe bivuze, ntabwo ari njyewe ndaringaniye ariko ntabwo mbizi, muzabibwira muri comment. Umukobwa munini kugira ngo umurongore neza anyurwe, hari position ya mbere ushobora kumukoresha. Ushobora kumwicaza ku ntebe cyangwa se ukamuryamisha ku buriri mugiye gukora sexe. Nyine urabizi umuntu mwateguranye, mwaganiriye, mwakoze karesi zose zishoboka kugira ngo mubashe kuryoherwa n'igikorwa mugiyemo, cyane yuko wenda mwana giteguye. Iyo wateguye igikorwa cyawe atari gupfa kugubuka gukora ibintu bitateguwe, uraryoherwa byanze bikunze. Rero urabanza ugategura uwo mukobwa munini uko yaba umwana kose, uko yaba ari munini kose, urabanza ukamutegura bisanzwe nk'uko utegura abandi bakobwa, nk'uko utegura uwo mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina. Urabanza ukamutegura, ukamukora karese zose zishoboka. Wabona yatangiye kujya muri moto, ntabwo uhita ufata imboro yawe wishyiremo. Hari ukuntu ushobora kubigenza, uhita umuzamura akaguru kamwe ukagashyira hejuru, kubera yuko umukobwa munini aba afite bene hano hafatanye n'inyuma, ibibuno biba ari binini. Rero uramufata akaguru kamwe ukakazamura, ushobora kugashyira ku rutugu cyangwa se ukagafasha ku kindi kintu runaka wateguye, ariko bikagaragara ko amaguru yatandukanye, igituba cye kikaza imbere. Wowe muhungu ikintu ukora, uhita ujya imbere ukamwinjiramo wese. Umwinjiramo wese n'uvuga ko ujya imbere ukamwinjiramo wese, ubwo nawe byanze bikunze uba washyuwe. Imboro ibiri imbere iba yafashe umurego. Ubundi warangiza, kubera yuko ureba igituba neza, umwe kuri hirya ukundi kuri hino, ukamwinjiramo ugatangira ukamunyaza, warangiza ugacumita, ugakora ibintu byose uko ubishaka, uko ubyumva. Iyo position izafasha kukuryohereza iyo mibonano mpuzabitsina n'uwo mukobwa munini. Iyo position ushobora kugufasha. Hari indi position, hari noneho position yo kumuhenesha. Akinyuma murakazi guhenesha umukobwa ushobora akunama wenda imbere y'igitanda yishikamije ku gitanda, akunama cyangwa se akunama no kuri matera. Ubundi warangiza ukegura bya bibuno bye bibyibushye, warangiza ku buryo uri bubone umwenge w'igituba neza,
warangiza ugatangira ukarongora. Iyo posiyo nayo ishobora kugufasha kurongora umukobwa munini neza bitakugoye. Hari n'indi posiyo noneho mutari muzi yuko ishobora gufasha umuntu munini, umuntu nyine ubyibushye. Ariko izo posiyo zose n'abakobwa bato barazikoresha, ariko noneho izo ngizo by'umwihariko umukobwa munini izo posiyo wazimukoresheje ushobora kumunyaza, ushobora gukora mbese ibyo ushaka, hahandi uzagera ku marangamutima yawe, hahandi uzabasha kurangiza n'umukobwa munini yarangiza akarangiza. Iyindi posiyo ushobora gukorera umukobwa munini, ushobora kurongoramo umukobwa munini kandi akanyurwa nawe ukanyurwa, wowe mugabo ushobora kuryama ku buriri bwawe, cyangwa se niba nta nubwo ufite ushobora kuryama hasi, warangiza wowe ukaryama. Urabona iyo umugabo ashaka imibonano mpuzabitsina ingoro iba yashyukwe ihagaze iri hejuru, uraryama wa mukobwa akaba ari we ukujya hejuru, akaba ari we uyicarira. Iyo yayicariye rero wowe mugabo ugerageza uburyo ukora kugira ngo itavamo, umukobwa nawe akiyoroshya. Urabona umukobwa munini aba afite ibiro byinshi, agerageza kwiyoroshya ku buryo wowe mugabo uzaza umuzamukiramo ugacumita neza bitakugoye, ukajya umuzamukiramo. Izo posiyo 3 uramutse uzikore neza umukobwa munini, hahandi ujya ubona abakobwa b'ibyuki beza banini ukavuga uti se namuhera hehe, namurongora gute? Ushobora kumukunda ariko ukavuga uti kubera we imbaraga nkeya mfite ntabwo nshobora kumurongora mu buryohereze, namukunda ejo akanyanga. Ushobora rero gukora izo posiyo ubundi rwose ukamurongora ku buryo uzaza wifuza kurongora umukobwa ubyibushye, umukobwa munini. Ngiye kubabwira rero nuko ushobora kurongora umukobwa unanutse cyangwa se umukobwa uri mu wayeni. N'urugero, ubundi abakobwa bananutse cyangwa bari mu wayeni, uko abarongora kose baranyurwa. Uko barongora posiyo yose wakoresha umukobwa unanutse cyangwa uri mu rugero aranyurwa. Ariko kandi ikindi nubwo banyurwa, kugira ngo uzamwemeze biragoye, kubera yuko abakobwa batoya ni abakobwa iyo mwageze muri icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, wowe umuhungu bakurushaho kubishaka. Kwa kundi ukora ituri imwe ugatuza ugaceceka, uburyo baba babishatse cyane, hahandi muzamurangiza ukabona niwe uhise ubishaka mbere. Umukobwa rero posiyo yose, umukobwa mutoya posiyo yose wamukoresha uramurongora rwose akanyurwa. Ariko iyo uzi neza tekinike zose twagiye tuvuga mu biganiro byacu n'ibindi muzageramo gukina mu biganiro byacu, posiyo zose twarazibabwiye, zose uzikurikije neza ukarongora umukobwa mutoya rwose nta kabuza aranyurwa. Mwebwe rero mutari muzi uko mukoresha abakobwa babyibushye uduposiyo mwajya bakoresha bakanyurwa, wasanga bajya kumurongora akagenda avuga ati uriya mugabo ntabwo azi kurongora kubera yuko arabyibushye, afite izo mbogamizi, kandi nawe ntabwo uzi posiyo ushobora kumukoresha, ntabwo uzi uburyo ushobora kubigenza kugira ngo umurongore anyurwe. Nizere ko wabyumvishije. Niba utajyaga uzikora ujye uzimukora rwose. Niba ufite umugore ubyibushye ujye umurongora neza rwose muri izo posiyo, ntabwo azaguca inyuma, ntabwo azajya gushaka ababizi ngo babimukorere, bisaba ku rugo rukomeye. Kandi nawe mukobwa, niba ushoboye kuvugana na mugenzi wawe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina, cyane yuko mujya kwikorana ari uko mwizeranye, ari uko mumenyeranye, ugomba kubimubwira ukamuganiriza. Niba ubizi kumurusha, niba wabonye kino kiganiro ukaba uzizi ibyo byose twakubwiye twakugejejeho, wamwegera ukamubwira akajya kuryohereza, mukajya murongorana mwese mwishimye, mukanyurwa, hanyuma muzaza mukumburana. Ibiganiro byacu ntagaruka, wowe wamaze kukireba ndetse ko wamaze gukanda subscribe nawe wayikanze, ndagushimiye cyane. Ibiganiro byacu ntakagaruka.